sasa rero mu by'ukuri ndagiye mbabwira iki kintu Amerika yasabye ikomeje RDC guhagarika nyine ubufatanye na FDL. Guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo zihagarika nyine gukora n'umutwe w'iterabwoba wa FDL ukomeje nyine guhungabanya umutekano w'abaturage. Umunyamabanga wa Leta wungirije wa Amerika ushinzwe nyine ububanyi n'ababikana na Afrika yitwa ni Malafri yatangaje ko nyine mu gushyingura na 2023 ubwo we n'abandi barimo yitwa ni Evelyn Ernest uyobora nyine urwego rw'ubutasi rwa Amerika basabaga nyine leta ya Congo guhagarika nyine ubu bufatanye yamenye bibikana yabyemeye ni ariko ntiyabyubahiriza no kuvuga ngo mu kiganiro n'ibiro nyine ntaramakuru AFP kuri uyu wa 17 Mutarama 2025 uyitwa ni Malfi yaragize ati mu by'ukuri ntabwo bigeze bafata izo ngamba mu biganiro bya Rwanda intumwa za RDC nabwo birukana zemereye nyine umuhuza nyine Angola nyine ko ingabo z'igihugu cyazo zizasenya uyu mutwe w'iterabwoba ariko mye bigeze kukuboza 2024 zishyiraho amananiza yo kwanga nyine kuganira n'umutwe wa M23 kandi zizi ko ari nyine kimwe mu by'ingenzi nyine byafasha mu gukemura ikibazo no kwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga rero ya Amerika yatangaje ko nyine ingabo za RDC zikomeje gukorana n'umutwe wa FDL wafatiwe nyine ibihano na Amerika ndetse n'umuryango w'abibumbye nk'uko nyine bishimangirwa na raporo z'impuguke nyine z'uyu muryango zasohotse tariki ya 27 Ukuboza 2024 yaragize ati mu by'ukuri rero turasaba dukomeje leta ya RDC gukora ibishoboka kugira ngo ubufatanye buhagarare. Iyi minisiteri rero yanagaragaje ko nyine amahoro mu burengerazuba bwa RDC adashoboka nyine mu gihe leta ya RDC itakwemera nyine akuganya n'imitwe nyine yitwaje intwaro irimo M23. Ati mu by'ukuri nta nzira nyine y'amahoro ishoboka mu gihe nyine leta ya RDC yaba iteganyiriye nyine n'imitwe cyangwa itaganiriye n'imitwe nyine yitwaje intwaro irimo M23. Ukuvuga ngo rero perezida wa Angola birumvikana yitwa ngo ni Joao birumvikana mu kiganiro aherutse kugira nyine n'abanyamakuru ubwo nyine yari mu ruzinduko mu France yatangaje ko nyine azakomeza gukora ibishoboka kugira ngo nyine uburasirazuba bwa RDC bubone amahoro arambye binyuze mu biganiro. No kuvuga ngo rero Perezida Felix Tshisekedi yari yemereye nyine intumwa za Amerika ko azahagarika nyine ubufatanye bw'ingabo za RDC na FDL ariko ntiyabyubahirije. No kuvuga ngo Amerika rero yasabye leta ya RDC nyine guhagarika nyine ubufatanye yibutsa ko FDL yafatiwe ibihano. Birumvikana sasa mu by'ukuri reka tukomeze turebe mu by'ukuri ese bizamera bite. Turabashimiye.